nsanze urukundo rundutira byose mama we utagukunda yabasa nande yogatabwa nkundira ungwe mu byano nkugwe mu gituza nyabusa shengeye mbe rukundo rukumbi rwanjye niki cyakundutira iteka iyo nicaye mutekerezaho mwumva byose byiza bikwiriye wowe mwumva indabo zihumura neza naziha wowe erega sinaziguha kuko ururuyiki ahubwo nziguha kubera ko nzikunda kugira ngo nawe urusheho kuzikunda nkundira urwakirana umutima utuje wumva uko uyu munsi mwiza w'abakundanye umeze maze twigumire mu munyenga w'urukundo ababireba bose bajiginwe kuko nahisemo gukunda wowe iteka iyo nicaye ngutekerezaho nkumva ibyishimo byanjye byose ni wowe mbikesha nkumburira udasumbwa w'inzozi zanjye nakureba nkavuga ni dore umugabo wanjye w'ejo hazaza iteka bose nabibabwira bagatangara ariko njye sinjya ntangara cyane kuri igitangaza kuri njyewe iyo nkureba mbona uri umutako w'umutima wanjye rurema yandemeye nkavuga ni dore rudasumbwa usumbya abandi ubwiza umusore mwiza rwose nkunda iteka nkabimurata mbega urungano rwanjye rutagufite rubayeho rute umuzungu yaragize ati I love you maze ndabyumva cyane nanjye ndabisesengura ndavuga ntari ku bundi uwo munsi wazagutungura maze nkagira ko nkwihera nawe iteka wanyura muri uru rungano rwawe rwose nabo bagatangara ariko ubundi utagira urukundo abaye hate yego nanone simvuze urukundo rwa rundi rwandagaza ariko kandi nanone ndavuga urukundo rwa rukundo nyarukundo nk'urw'unkunda iteka ingenera byinshi byiza nabyumva nkumva ndahumurirwa nanjye nkavuga ntari ku bundi kuki ntamutekerezaho nkundira uburyo nkunda kandi ndabigukundira rwose ukuri kose ndabigukundira iteka iyo nteye intambwe sinsusumira ahubwo ndakomera kuko nzi ko uri inyuma yanjye nera intambwe 99 ugatera imwe ubwo urugendo rwanjye rukaba rurangiye kubera yuko mfite umusore mwiza nkawe ureba neza kurusha inyenyeri yaka mu gicuku ari imwe uri izuba ryiza rya kiberinka kuri njyewe uri ukwezi gusumba yandi mezi yose oya simvuga ukwezi k'umugore ndavuga ukwezi kwererana cyane kwa kundi kumurikira mu mutima wanjye njye ndagukunda bikandenga ntatekereza kugutaka nkaburaho mera kuko nawe ubwawe uri umutako narangiza nkavuga nireka nkukwiza ubuto bwanjye no gusaza kwanjye tuzasazane tuzakundana tugende twifataniye akaboko ku kandi iteka ryose tuzaguma turi umwe nta n'umwe uzigera dutandukanye nzagukunda kugeza urukundo rwacu rugeze aho rusozera ndavuga kuri wa mwuka wacu wa nyuma reka sinzigera nkuca inyuma bimwe by'aba abagore bibishoshwe ndeba ahangaha nzagukunda uko ubikwiye nkusegura uko ubikwiye iteka nzakuguyaguya nzakurinda igituma ubabara cyose uyu munsi w'abakundanye nawe wumva uko uryoheye amatwi ariko nanone kandi sinagupfusha ubusa iteka nzagusasira udusuna maze uberwe n'inkindi wo kagira imana we nzagukunda abanzi baganye ubabara babare uzagira ikibazo aziyahure kuko nanone kandi sinazira uko unkunda kuba unkunda ndabikuratira iteka mbibwira abangana bo tungana nkabwira ntariko mwarubonye urukundo rwanjye ubundi urukundo utaruza ziki utazi urukundo aziki urukundo rwanjye itwarira ko karamu maze aho ugeze hose imahanga ubabwira uti ndakunzwe ni Rwanda ubabwira uti ndakunzwe n'ibirimba turashinga itangazamakuru tubabwira ati urukundo rurarimbanyije iwacu ndabizi neza ko data gukunda mama wo gukunda birenze rwose bari umuntu abanjye biteka iyo unyuzeho baravuga tumva wa musore uhumura neza umubavu wenda wumvise maze ubwo nanjye ngashiduka cyane nkishima nkatera hejuru nkavuga nti ninjye ukunzwe ndakabara iteka ryose sinabura icyo nkubwira iyo ntekereje hazaza hanjye nawe numva ari ijuru rito rya rindi bavuga hano ku isi erega sijya nterwa ubwoba nuko wirabura Salomo yaravuze ngo nubwo nirabura ndi mwiza ubwo bwiza yavuze nabukubonyemo ndangije ndavuga ntari ku bundi kuki nakwirahira umukobwa w'umunyarwanda ndagukunda kuko nawe uri umunyarwanda
ibyo byo rwose ndabizi ko ababyeyi b'u Rwanda bazabihereza umugisha ndavuga na ba basaza babandi bagendera ku nshyimbo bazamuka mu misozi maze ba babyeyi beza babandi bicara mu rubohero bigisha abatoya kuboha nabo bazakureba bagukunde kuruta uko nge ngukunda bamasenge bo bazaguhesha umugisha marume we yambwiye ati uwo muko ari hehe ndangije ndamubwira ni ku munsi w'abakundanye nanjye niteguye kumukuzanira ndagukunda ukabumwe kuri iyi si iyiba byashobokaga ko mvuga urukundo rwawe mu isi nijoro nzagukomeza ngukunde kugeza satani yihanye ibyaha bye byose maze abambari bo bose bagarukiriye aduhanze maze nanjye nkunde nkugandukire nk'uko Bibiliya ivuga iti bagore mugandukire abagabo banyu nzagukunda nk'uko mbigusezeranye sinzazana bya bindi bya cyana ngo nkubwire ngo nzagukunda nk'uko ifi ikunda amazi cyangwa se ngo nkubwire ngo nzagukunda nk'uko imyaka ikunda ubutaka reka biragatabwa njyewe nzagukunda nkanjye ubwanjye kandi nk'uwo umutima wanjye wose nta na rimwe n'iri na rimwe ryose rizigera ribaho ngo utere utana rwose iteka uzatera ugusanga ngaho mwiza wanjye mukunzi nkunda rwose iteka sinzigera nkusuhereza nk'uko mpora mbikubwira cyangwa mbigusezeranya genda utunganirwe maze uturize mu mutuzo w'urukundo ngukunda witetera usama amasaro meza nakugeneye reka nkwibwire nk'uko nzi rwose nongere nisubiremo kuko nzi kubikunda ndisimbira isobetse ibyiza risobanuye byinshi mu mitima ya benshi nzira gusereza abansanga nabo nsanga nkunda gususurutsa abangana nabo ngana ndi umwari w'umunyarwandakazi urajwe ishinga no gushinga umushinga ushingiye ku kurwanya ikibi cyose kibangamira umuntu by'umwihariko ikibangamira umunyarwanda umvaye ndi mwene kanyarwanda uwabihakana namugwisha ishyanga gahe by'imahanga kandi amahanga ahandi ndi Umurizabageni Nadia